ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari ngewe ari n'uyu nguyu ukunda ubwo nanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walayi kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mane mumfate ntice umuntu umve ko turi kumwe nta kibazo nibyo byawe nibyo byawe utangiye gusanze ari ubwo nanje nari nkabonye ukigeze karumva ako wabonye naka cyangwa kuri uvuga naka ngaka uravuga kangaka cyangwa uravuga ka niki ngiki kiri kumbeje nanjye ko ubwa mbere urandeba iki se urandeba nawe ndirimbiye nakuririmbiye ariko nakurimbijwe mfite nk'iry'urugi nakuririmbiye wavuze ko utamuririmbiye kandi none ubigaruye ute kwavuze ko utamuririmbiye none ubigaruye ntabwo nyiretse kana gakingirizo nawe kanyeretse yego nyine ariko wambwira ngo tuje gukoresha harayepfo tuje gukoresha iki harayepfo sinani ngakuye hano hasi mu mufuka wawe ni hasi aba no muri imitsi mumeze gute mukomeze ukajya zinamurekura ukajya ndamukubita urushyi buretse mumfashirize umva ngo ikireba hano kugira mutankubita turabasuzugura hako shari haciye ingahe aronkumbuye kugukumbura gusa ubwo se no kuri fane sha wajya gura nyihorera nago mba nayumvise kore ngahe ko zirenga 10 nago mba nayumvise na bipe mfite ngo basi mu cyangwa wabikoreye ubwende ukanyihorera ati nagaru ubwende subize se nago nabe nuko butabishaka basi ngombwira ko nkunda ndagukunda cyane babesheri mubwire ububayu wanje nanje mbayu wawe nyenyeri nyobora itazigera izima intambwe yawe ujutsange sibyo iziyo twahuye mba numva nageze muri Paradizo ahubwo sano uri kuhabona utemwana freshness ariko Meriki asigaye Marisa niryo joro rito bavuze mubwire kikoze ngiye kukubwira ijambo nshobora kukubwira ndi kukubwiza kuri pe 100%. Uzi bumbwira mu mbesha hari umuhanzi wavuze usinzi igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza 100% nuko ngukunda vava nzirigera kumune naziceri sari ko wakoze kuza mwana kaze meze nakoje nimugoro wakabonye nakabonye ndi kwisatsa burikanya ahubwo ngewe amani ujumba za hanini iyo turi kuvugana cyokoze sha iyo tugiye kuvugana nawe arabimenya pe abazikaye ubwo se uzagaruka konsura rya akombwira sha zabanze unyishura ko nagusuye nsuye rya rutambeshe uko mwanzaga kugusura Serenze bako nindi kugira ngo mve barabyibagiye gusa nyine ndashaka kuzagaruka sha nyine uzabanza usure na mama kubone mama wambone iwanyu wewe mama wako yambonye ariko mama wanje we nta kibazo na mama nari namuze nakura ndabiza zagushima yego ndabiza azankunda vuga ngo azankunda mva azagukunda sha seri nzaza no kuri pe ryari meje saha yo kuziraho uyu munsi turi ku cyumweru ahubwo ibyo ngibyo reka tubireka nk'ibwire sibyo ariko rambwira igihe wanje utanije urambwira igihe igwa nyine ndakubwira ese ugeze umva mbiyakanye igeze umva makana ko akosha abanze umbwira ahantu wahakunze mva maze ndikumva tutarataha oya turare muri rya Nyungwe turiraremo umva nyine nosisha dushaka ko tuzasohokana umunsi umwe bisohokana wabyanga se sheri umva nabyanga nkajyomvera maze nabanomboye irahira umva nyine ndashaka ko nibura ku Gisenyi harobwa ariko ku Gisenyi ndahakunda nabuze umuntu wahangeze
wabuze umuntu ahubwo uzi ko natinyaga kubigusa ndi kuva ati wandi ushobora kubona ahubwo waratinze cyangwa se nubikunde waratinze narategereje kubimbwira narahetse okay sha ubwo bibaye korosora uwabyukaga yego kisha umva nkunda ukuntu twuzuzanya shaho uratera nkikiriza uratera nkikiriza nare wikirize cyangwa kuririmba uzi ukuntu njya nkubona kuri iyi saha yasigaye umwuga umwe wonyine wo kuririmba ari butunza abantu sheri inzara yakwicaye umva ruzagayura yaguhitana ariko wajya wandemera nakukuremera gusa sha nge nawe ziko turunye ko sha niyo ntagiye nishima nk'iyo turi kumwe shaho sha nanga kukubona ubabaye ko bisanzwe ntabwo nkunda kubabara bitewe iyo byabaye ngombwa nyine ako si sheri sambwiye kunkunda ukunda birenze ibyo wimagine ni iki reka ngubaze akabazo k'amatsiko sigo ni iki kuri iyi si nagusaba waba ufite ukakinya ngambwira ari iki cyo mfite niyo nama nagifite najya kugishaka yego najya kugishaka pe cyarumva ukuntu umutima wanjye uri gutera yewe twagira uri mu marushanwa mwayo kwiba umva ndatuza cyane iyo turi kumwe ariko noneho twavugana data we Simon ushobora gutera gutya ariko nanishimye pe icyo wanyuma arata ntacyo kibaho ku isi mva no mwijuru najya nitugira no mwijuru atasuzakiye najya no kukuzanira ukwezi ngiye nkuzanira izu nanjye uzobona ari kuzanira ko ryagutwika nose ubwo wajya kuzanira izuba rirantwika wapisha nta kibina uzi se ntacyo nifuza nambagiye inyuzi icyo ushaka urumva ubu ku mutima wanjye rwose pe nashize icyapa yuko utasatura ngo urebemo indani mvuga ko nta wundi mwari n'umwe mashaka ko ntawe ukundutira mu bari bose b'i Rwanda urabizi se ntabwo numva ntuje namba iyo udahari ndarota nkamera nk'uwaguye iseri igihe kinini nkagifata mu kabari sha ndi kuyabuza amayoga ubundi rukundo rukantwara nk'umusazi nkunda amagambo yawe ugira amagambo meza sha ayawe aryoshye kurusha sambusa uzi shango kandi hari igende kukubwira ukagira ngo ni joke sibyo ndabizi ntago uri kuburaga nje ngukunda byo gupfa iyo turi kumwe bafite umurinda nko kandi cyasire ndiko bimeze none se mwana bahari ikifuzo nashaka kukugeza ariko yego kandi abize ntabwo wabyanga ntabwo nabisubize sinaje kuvuga ko nta kintu nakwimana n'ikintu nanga gukorera mva ubuzima bwanjye nabutanga sheri nkubaze ubona nkubereye nkuko nawe umbereye ahubwo mva ikintu igihe nicyo nkareba nkabona nkuhenda ari ukuntu njya nkuhenda ujya umenda umenda se gute uri mwiza cyane sha umva nakuri pe kandi nanjye umve ko ku mutima wanjye ndagorana nubwo wenda utajya ubibona sibyo vuga ko tuberanye ngaho turaberanye umva nyine bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye nge nawe nk'uruyuki ku rurabo nk'urumuri mu mwijima uko niko tuberanye ndakubona gahinduka mu mboni zawe nkibona sheri ngerera njya kugeza icyifuzo cyanjye ninongezaho tagukomeza ndirime nabwo nare nabyo uri kubikunda natwawe cyangwa se yagize nzi kuririmba bishoboka no kuri yo turi kumwe gusa abesha ijwi suri kureba ko turi kumwe gusa ijwi rije nyine kubera ko ndi kumwe Maikarabo cha impamvu nuko turi kumwe mwana ngo ndi impamvu y'ibyishimo byawe ibyishimo akosha ndabikunda iyo uri guseka nkunda ukuntu useka cyane uburyo ureba nkumva nakugabiriza habo n'ifeza ubwa mbere nkikubona nakuye ingofero nkurutisha abandi bose ugera ku gasongera numva waba Juliette nka Barome mu mazu nyeretse iyo nseko sha numva wanyengeza kandi cyari gende kuguruka gukurura amatwi ako nawe nuko umva nyine yagende kuguruka vati ngora keda ari kumbeye cyashanga urumva nakubeshya koko ndakwizera cyane ntabwo uyu mutima wanjye utera gute ntago watuma nkubeshya
ntabwo wabinkora nyegera nsekere wenifu ako rero ntawagusimbura ako shani dusohoka nzagukurira kandi umva reka nyine reka security mwana sibyo agari mwako nakubwira ryari aka kanya uzi tururimo nje nawe tururimo vuga ko rwarurayemo urukunda tururimo twarurayemo niduteze guhindukira we mubwire nyine ndi kugira abana nyine kugenda ibyo cyose tumaze dukundana nusura byicuza kuba tumaze ntago mva nagera rwose pe ntago mbyicuza ariko nyine ashamba ngushaka pe nshaka kandi ubu ngubu urabona ko nyine ahantu turi ahantu nakuzanye cyane sara amafusa cyose wakora kurankumbuye kandi turi kumwe yego mwana njya gukumbura no kuri turi kumwe ubwo uko ngukumbura cyane ariko turi kumwe nyine cyane tukugira nyine n'umusa yana nawe ari kusobora no babyumvise ugira kugenza pirgonga hari seferi sibyo uko ngugenza akuvuga mu kinyarwanda gitomoye numva ibyari byo ntabwo nirengana ndi kuvuga koko ntabwo ndi kubasha gusobanukira nyine nasi ngira uko ngugenza muheke muterure kujya muri kumwe utabizi ko utanshobora nanagushaka kubera urukundo shanda gushaka imyaka ingahe yose ni imyaka ingahe mu buhigo yose dukora nta n'ikintu urampimira koko ubundi wahora byumva gute ndagupimira nshatse kuvuga ibyo wumvise hasi tobora uvuge tobora umbwire ntacyo ndagupimira njye simpimira iki ngo nyine ubundi wanambwiye ko ntacyo wanyuma ugifite kandi nanjye ntabwo nakugora ntacyo nakwima mva nyifite mva icyifuzo cyanjye rero cyangwa se ubusabe bwanjye ubundi ntabwo ibyo ndimo kugusaba urajya wabyibagiwe mu rugo cyangwa se urajya kubizana iwanjye bifite na hano nganga ko nayo ntuka nyama ukabuse uri gutinda wonza bava utana ari gutanamfana yego cyane naguhereraho rero nakurembana nyirashije ndi kugira ngo rwose pe hano ko turi safe kire ugire ukuntu ngenza shari ntabwo biratinda ariko nyine ibiki mugenza gute mwana buri cyuya oya reko subuze ntabwo uri kubyumva koko ubwo wanzimije njye ntabwo ndi kumenya ibyari ndashaka ko tubumwe ntabwo muri turi babiri ntabwo turi babiri nyine ndabizi ako nyine uzabyemezwa n'iki ko twabaye umwe uzabyemezwa n'iki ko twabaye umwe ariko nyine sha unyihaye wese gutya unyihaye wese sugowe uri kungora ntabwo ndi kubasha gusobanukirwa ibyo ushaka shari nakubeshya nyine ndashaka byabi si byose hari ikibazo wumve rwose ko ari nta kibazo pe hari ribi mushaka iki gusiwe nese biguteye ikibazo oya mushaka iki mushaka iki oya ariko mbwiye utanyongorera cyose kwa mbwiye utanyongorera ukatanyongorera uranyongorera mbwira utari kunyongorera nyine nakubeshya pe nk'umuntu dukundana ndashaka ko nyiyereka umuyereka ndakwiyereka kandi nangisha ubyumve ko ni ukuri pe ishyire mu mwanya wanjye ubu ari imyaka yose tumaranye narihanganye kandi wumve ko nanjye gukunda ntabwo mubwiye gutya hari ikindi kintu cyihishe inyuma nshaka si ubwo rega nabyumvishe utangiye kwicuza imyaka tumaranye dukora oya utangiye mbese ubwo utangiye kwa mbe niba abasore njya numva ngo muhure ejo ngaca ati tugire nawe nukuntu rwose pe nibyo ngibyo noneho wesha nyine rero kandi ntabwo biratinda sibyo ntabwo biratinda ibiki bitaratinda ibiki bitaratinda gusa uburirwa imbaza uzise
cyangwa ubifiteyo n'ikibazo sibyo ikibazo kihe nyembwire ibiki bitaratinda nyine mbashireka ngubwire wenda ushobora kuba ati wenda ukabuta ibintu tujya kubikora mu mufuko ugiye kumaga urya kumaga gift nanone urya ntabwo ari gift ariko nayo ni gift da sibyo ko ari nta kibazo sibyo ngaho nyine meza muri mbiseza mfite n'ubwirinzi mfite protection sibyo twagiye ikibazo pe numve ko turi kumwe nta kibazo nibyo byawe nibyo byawe nibyo byawe nibyo byawe utangiye nibyo byawe utangiye tangiye kundana buso twonga abasore dujya muri nabo hirya no hino muri quartier abaye zisheri abasore ibintu myiharwe muri iminsi kugira muri kwitwaza amafaranga ni protection kandi wumve ko ari nta kibazo aka kitwa ngo iki mu Kinyarwanda kitwa ngo iki n'ubwirinzi nyine babukoresha kwirinda iki nese wowe umuntu aba yirinda ikibi cyari cyo cyose shiri dushaka no kwirinda imbwa harije kuturuma urumva oye imbwa yo rwose nyine wende kuraka mugiye nta kintu cyo kugupimira nundi munsi tongera no kubitekereza umva niba byawe niba ari n'icyo unegerejeho nundi munsi tongera kumenya tone yego ariko se ubundi nkubaze ufite ikibazo cy'imitekerereze ariko sibyo oya ntacyo mfite ngo ntabwo ngo kazi sibyo iyi ntabwo nkazi nta nkazi n'ubwa mbere nako n'ubwa kabiri nari nkabonye ubwa mbere wakaboneye nakabonye kuwo muhungu gabanya umuntu harya yakubwiye ko ari agake akangaka yambwiye no ubwirinzi ntiyakubwiye ko ari iki ko ari gapote hapi yambwiye ko ari ubwirinzi ngo kwirinda iki se ntabwo yakansobanuriye neza usanze akimbwira nyine ngo afite ubwirinzi ngo ubwo kwakoresha nyine ngo ari kunyifuza ako kako kaza karareka kubesha ndi kubesha nabikabwiriye se yego kusanze ari ubwo nanje nari nkabonye ukigeze karumva ako wabonye naka cyangwa kuri uvuga naka ngaka uravuga akangaka cyangwa uravuga aka niki ngiki kiri kumbesha nanjye ko ari ubwa mbere urandeba iki se nakuririmbiye ariko nakuririmbirijwe mfite nk'iry'urugi nakuririmbiye wavuze ko utamuririmbiye kandi none ubigaruye ute kwavuze ko utamuririmbiye none ubigaruye ntabwo nyiretse kana gakingirizo nawe kanyeretse yego nyine ariko nanjye wambwira ngo tuje gukoresha harayepfo tuje gukoresha iki harayepfo sinaninga kuya hano hasi mu mufuka wawe ni hasi mu mufuka wawe ni hasi aba no muri imitsi kumeze gute mukomeze ukajya sinamurekura ukajya mukubita urushyi buretse mumfashirize umva ngo ikireba hano yakunize se yakunize se kumbabaza bakuvugishije ukuri ngo yakunize oya ngo oya none se aka nagaki wari ugiye kugakoresha iki rega nicyo ndiho nkubaza nje numvije ari kuvuga ko kirwa gakingirizo uyu nguyu se uyu nguyu oya ni uwo muhungu duturanye cyakora ikigo ariko sha ubundi ubu nk'ubu koko nkawe tuvugishije ukuri uramutse uteye nk'umwana w'umukobwa inda sibyo cyangwa ukamwanduza ibirwara sibyo koko mu by'ukuri wumva inyungu waba ufite ari iyihe mu by'ukuri tuvugisha ukuri wenda ubutwari gato rwose gato wari wagatekereje rwose gato k'ubutwari ariko ubugwari kubera ko niba banje no kureba ngo ese kanafite garanti byibura ikindi muri ibi bihuru nk'ubi ntako natora hano hasi yakubesha namubeshe yambeshye yakubesha indi nana arapfambira ngo tuje gukora iki kwari ukumbwira ngo ni hari amanyoni meza si ngo tujeyo ese niwe wakwiterete ugende gake niwe wakwiterete ariko kubabaza wari wababazwe se utarajya ajya gereza y'inoni bayidashye nturayijyamo sha ntajya wambwiye ngo ntabwo uragera no kuri polisi byibura hariya hafi y'iwanyu kuri sitasiyo ya polisi naho yubatse ntawe nzi usibye ko numvaga abavuye bari kuvuga ngo nimbi kugiye kuhagera kubera ubusambanyi bwawe no gutesha igitsina gore agaciro ukamwambura agaciro uranyita umubesha ngo ni kukubesha ntugeze undirimbira ariko kereda uhoze urukumbwira ngo kimukanya nta kintu nigeze mubwira wambajije ngo niki kintu mu bintu byose mfite niki kintu nakwima nagusubije ngo iki wambwiye ko uzama n'ukwezi hanyuma se niba tumaranye hano iminota 2 ibyo byose kabivuze mu minota 2 gusa
n'ibindi urabivuga si we wari uri kuvuga vuba se ariko niwe wivugiraga mbese nyakwishinjijeho siko tubyita oya none se shako ku iso aguhururiye dore so na nyoko bahagaze hariya niko ko baguhururiye ukaba uhururiwe n'isi ukaba ubaye rwose icyamamare mwa erega ubaye icyamamare ikibazo wamamaye kubiki koko tuvugishije ukuri wamamaye kubiki yuko ari warumbesha wamamaye umva ni kukubaza kubaye icyamamare wamamaye mu biki ko wamamaye mwa ariko hanga urabivugaho iki kwanza reka nguhe interview mwana ko wamamaye urabivugaho iki twiganirire ko wamamaye kubaye icyamamare dore mwa reba ariko rwose dufata ino foto kubaye icyamamare urabivugaho iki kwanza twakira uyu mutipe kabisa ubaye icyamamare rwose tumwakire kubaye icyamamare mwana urabivugaho iki urumva atari sawa kwamamara mwa nuko ari uyu mukobwa wambeje ko nkunda kandi ntabyo yigeze nicyo nabivugaho none se uhereye he Neze none ko umubwiye musobanure ko narenga kuya hasi nakubwiye ko nakavanye mu rugo ko nkamaranye n'iminsi nk'ari wakampaye uri guhisha ibimenyetso sibyo oya uzi ko nabyo bihanwa n'amategeko wari ubizi iyo uri guhisha ibimenyetso okay none se ubu bigusigiye somo kira nabyo mbese nabyo ntushaka kubivuga nta mukobwa nongera kwizera uyu nguyu twakundanye tukiri mu gihe buramwaka ariko reba ibintu ankoreye nawe ninde uzakwizera uri kubona ninde uzongera kukwizera nuko ubaye icyamamare ariko se ubundi mubizera mushingiye ku giki ko kutabeshya egera hano hindukira kuri kamera mubizera mushingiye ku giki nyine ari gihe urebye umuntu ukabona ukuntu yaje ameze mbese kana ni umwana mwiza pe ariko nyine ntago tubizera 100% nyine ntago kabura koko mwiza ni ukuvuga ngo araje aragushushanyije rwose aragutereka ku isahane nkaho agiye kukudama nyine byari byo kurya urumva nyine siki kiri mu biki ari kugira gute sinzi byarimo noneho ubwo nyine uramwizeye rwose ubundi mubizera mushingiye ku giki nyine kwa ko twebwe ubundi turabantu bagira urukundo ariko nyine mureba ukuntu yaje ukabona ntago ameze nk'abandi ukamwizera yakuririmbiye hajye nyine urebye ukuntu aragukunda none se nk'ubu ariko kandi njye ntabwo umuntu mvugiramo mwa ntabwo njye dusoze ibyo mbasanzemo icyo nshaka kumenya unyibwirire rata sibyo wambwiye ngo ufite imyaka 16 kandi urabizi ko abana bangana nawe bari mu kaga kubera utuntu nk'utu ngutu sibyo n'abandi bagenzi babo bapfuye mu mutwe ubona muzizera mukageza hehe mwebwe ntabwo twavuga ngo turareka kwizera abantu ariko natwe mu kwizera kwacu tugira aho tugarukira twarabamenyerega radiyo bitwigisha twarabamenye nese ubu wize iki ni igiki wize ni igiki wakigisha abandi icyo nize ko umuntu ari mugari nese ubundi rwose tunavugisha ukuri umwana nkawe akwiye kujya mu rukundo koko kweri tuvugisha ukuri ariko ntitubeshyanye birashoboka koko umwana ufite we kwicika muginga ntago nakuvugishije mbwira imyaka yawe kwibera mu ishuri ukabana n'ababyeyi ugakora twa turimo two mu rugo ariko ishuri ukarikirime sibyo byari bifite agaciro none se urukundo ku mwana nkawe wumva ari ibintu bifite agaciro ntago tumenyera ko igihe byaze nyine twisanga twarugiyemo byatangiye kera ariko se bite byawe byatangiye kera umukunda agukunda twese dukundana kera se ubwo ni ryari waravutse ataravuka nasore niko reka kumureba nabi nawe ni wowe erega burya baca umugani ngo uwigize agateba yora iki ayora ivu si uko kuza muri ibi byatsi nguje mu rukundo ariko kweka imyaka katumaranye reba kuntu bari ababyeyi bagushungamirije imyaka katumaranye imyaka ingahe katumaranye imyaka 2 imyaka 2 nyine rero twatumaranye kwako nyine nta bintu byazagaragaranzanagamo ariko nkumva abagenzi bajya kumwe ati nyine ngo umuhungu dukunda ntabwo ansabye ko turyamana njye rero nkumva ko atari yabinsaba njye nkamwizera
none nyine ubwo nyine nawe aranyiyeretse. Nikoje washaka gusuzuma iki? Washakaga gusuzuma iki? Nzi ko nanjye nabyumvanye abandi tubaga turi kumwe. Uyu mukobwa ariko ushobora kuba umusuzugura sibyo? Oya na usibye n'uyu urasuzugura. Usuzugura abari b'u Rwanda sibyo? Oya nago. Oya no. Emera urabasuzugura ntubasuzugura. Oya. Ndashaka urushyi cyangwa ruguhe. Urabasuzugura ntubasuzugura. Iyo no. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo urabasuzugura kandi igisubizo ni yego nta bindi. Urabasuzugura ntubasuzugura. We peti. Urabasuzugura ntubasuzugura. Hagarara hano. Wamubaza we. No buretse gato. Zana bireba hano guke. Urabasuzugura abari b'u Rwanda cyangwa ntubasuzugura. Igisubizo cyanjye kirasubiza ngo turabasuzugura. Kugira mutankubita turabasuzugura. Ikigoki. Nuko tuvuze se. Nuko tuvuze. Ego anatinyitse uravuga. Nuko tuvuze. Ikinga. Kembere mwana. Takanya haragata. Konyo kugenda. Isomo binsigiye no kutizera abantu ngo mbimariremo cyane. Gusa birambabaje cyane. Ntago nanzi ko yabinkora. Ariko uyu n'umwanda ari no wazakora ikosa. Ngo bigusigire isomo. Binsigiye isomo ryo kutizera abantu ngo mbimariremo. Hawe si imyaka yawe koko mu byukuri nk'ubwo u Rwanda niki. Washyize ishuri imbere. Sibyo? Ukavuga uti ibyo byose reka ntekereze uko nzabaho. Reka ntekereze uko umuryango wanjye uzabaho. Reka ntekereze uko igihugu cyanjye kizabaho. Reka ntekereze ibi nibi byunguka byagutwara iki koko. Ariko nabyo tuba tubitekereza nyine. Ubu abana b'abakobwa byarabananiye gufata icyemezo n'ukuri. Koko pe muhore musuzugurwa ubuzima bwanyu bwose. Mubyemere. Oya nago twa. Mubyemere murashoboye ariko mugaragare nk'abadashoboye. Ku rundi ruhande ntago tugomba gukomeza gusuzugurwa bigomba guhinduka. Sawa. Genda abo babyeyi baguha impanuro. Ngira ngo mbese murabona ko abantu bubu nyine cyane urubyiruko barahindutse. Nimba twavuga ko ari isi yabahinduye, muzabona abana benshi bagira ibibazo byo gutwara inda bakiri mu ngo iwabo. Ariko abana bubu iyi niyo mikino biberamo umunsi ku munsi. Ngira ngo muzajya mubyumva aho mutuye, umwana w'umukobwa utugoroba aribeta akajya kureba abahungu. Uduhungu natwo nuko aka gashyamba nk'uko mubibona ni agashyamba gakorerwamo amabi. Hari udushyamba twinshi, hari utusoko, hari utubaya, hari udukaritsiye, hari uturima, hari utuntu nk'utwo. Murabizi ko abana benshi b'iki gihugu bafite ababareberera mu buryo bwose bushoboka. Hari poroje nyinshi zigerageza kugira ngo ubuzima bwabo koko buzagende neza. Hari ibiganiro byinshi bikorwa, ariko ikibazo gikomeje kuba ikibazo ku bana b'abakobwa. Ababyeyi barababaye, ababyeyi barahangayitse. Ubuzima bw'abajene barimo muri iyi minsi ni ubuzima buhangayikishije. Kuko dufate urugero, nimba umukobwa ashobora kwigishwa akagera ubwo bamutera inda, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, nimba yiga nk'uyu nguyu bizahagarara. Umuryango hari ibyo wadepasaga biziyongera, wenda usange bitanahura n'ubushobozi bafite. Igihugu nuko hari imbaraga kizakoresha kugira ngo gihangane n'ibi bibazo. Ariko abana b'abakobwa nabo bari gutanga, twavuga ko nabo hari ubwo baharugari bano basore. Umusore agafata umwana akamuririmbira, rwose akamuzana pe, akamugezaho bashobora gukora imibonano mpuzabitsina. Aba nk'uko mwabibonye bo bari bagiye gukoresha agakingirizo nk'uko uyu muhungu yari yabyiteguye, ariko nta garanti. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye gukoresha ibintu n'ubundi byarangije garanti, ni handi bizagutera ibirwara, ni handi bitazagira mbese ikintu bimaze. Ibintu byose buriya bigira umurongo wabyo. Nimba
usibye n'ibi ngibi bya prudence cyangwa iyi condom ni byiza ko n'ibyo ugiye kugura mu alimentation nayo reba ko bifite garanti bitagutera ibibazo ariko iki si cyo shaka kuvuga ni murebe urubyiruko dufite ni murebe urubyiruko uko rumeze aba bajene rero bo bakiri bato bo barakabije ntekereza ko dukwiye kuguma gufatanya uburyo bwo kubyigisha abantu uburyo bwo gukina imikino itandukanye ariko mu by'ukuri n'ibihano bikazamuka pe bikazamuka bikava ku rwego biriho bikajya ku rundi rwego ku buryo wenda hashobora no gutekerezwa no kuvuga ngo abana b'abakobwa nibazajya bafata umwanzuro wenda wo gufata bano bana b'abasore babashuka n'abandi bakora ibikorwa nk'ibyo gushukana nimba yamugaragaje by'ukuri ibimenyetso bigasuzumwa neza ahabwa igihembo aho kugira ngo wenda ibihembo bijye biza usanga ahubwo birajya gufasha uwagize ikibazo ntabwo ntekereza ko ari uwo muti kuko ubuzima bwe ntabwo buzagaruka ariko aramutse ahawe igihembo bishobora gutuma wenda n'uwatekerezaga kugikora wera dufate nk'urugero nko kuri ruswa bavuga ko uyitanze n'uyakiriye bose bafatwa kimwe mu rwego rw'amategeko reka noneho dufate umwana w'umukobwa wagize ubutwari bwo kuvuga ngo uyu mugabo uyu muhungu ari kunshukashuka anganisha mu busambanyi uyu nguyu nimba yabigaragaje ibimenyetso wenda byo gutangira kumwereka ko bazabikora akanabimubwira akamwerura kuko abo baranerura byibura umukobwa nabigaragaza uyu mukobwa ahabwa ishimwe bya bindi twavuga ngo reka twerekane ko afite ubutwari tumwubake mu ubwo butwari tumushireho ibintu bishobora gutuma noneho akomeza ubwo butwari azaba umugore wizihiwe nk'abandi bagore dufite muri kino gihugu kuvuga mbese ntago ari ukuyamara mwamaze kubyumva